Yaramutse, reka dusome igitabo cy'Itangiriro ibice 41. Itangiriro igice cya 41, turasoma duhereye ku murongo wa 47. Itangiriro ibice 41 guhera ku murongo wa 47. Haranditse ngo mu myaka y'uburumbuke uko ari 7, igihugu kirera gisenyukamo imyaka, abonekesha ibihunikwa byose byo mu gihugu cya Egiputa ku iyo myaka 7 ingana, abihunika mu midugudu, imyaka yo mu mirima ikikije umudugudu wose abihunika muri wo. Yosefu ahunika imyaka y'impeke myinshi cyane ihwanye n'umusenyi wo ku nyanja, ageza aho yarorereye kubara kuko itabarikaga. Yosefu abyara abahungu 2 inzara itaratera, babyarana na Asenati mwene Potifera, umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yosefu yita imfura ye Manase, ati nuko Imana yanyibagisha umuruho wanjye wose w'inzu ya data yose. Wa kabiri amwita Efurayimu, ati nuko Imana yanyororokeje mu gihugu naboneyemo umubabaro. Dusomye gushyika ku murongo wa 52. Iyo usoma Bibiliya ubona ko uburyo Imana yandikishije ni uburyo bukomeye, bishaka kuganiramo n'imitima yacu, bitandukanye n'ibindi bitabo bisanzwe, kuko ibitabo bisanzwe byo byigisha ubumenyi, ariko ntabwo biba yandikiwe kugira ngo tumenye amagambo arimo tuyagireho ubumenyi, ahubwo yandikiwe imitima yacu kugira ngo dusobanukirwe urukundo rw'Imana, dusobanukirwe ubuntu bwayo, dusobanukirwe ibyo yibwira. Umuhanuzi Yeremiya niwe wahanuye aravuga ngo Imana izi ibyo yibwira kutugirira, ngo ni amahoro si ibibi. Rero binyuze muri Bibiliya Imana iba ishaka ko tumenya umutima wayo, kubera ko kubaho umuntu atazi umutima w'Imana, atazi ubushake bw'Imana, ni ukunyagwa zigahera, wa mugani w'Abanyarwanda. Muri izi nkuru zose rero icyo tubonamo mu nkuru za Yosefu ni uko Imana idashobora kubeshya, kandi ntijya ibeshya, ntijya inibeshya. Yosefu akiri umwana yagize inzozi yahawe n'Imana, kuva yazigira afite imyaka 17 yahuye n'ingorane nyinshi, ahura n'ibibazo bitandukanye, bene se baramwanga, baramugurisha, yisanga mu Egiputa mu buryo atari yarigeze atekerezaho, ariko ntabwo byari impanuka, ahubwo n'Imana yari yateguriye Yosefu ubundi buzima, ari uko Imana yamwifuzaga, kandi yashakaga gusohoza ibyo yavuganye nawe. Gusa kugeza igihe isezerano Imana yamuhaye ryasohoreye, yabanje guca mu buribwe bwinshi no mu mubabaro no mu muruho utandukanye. Yarabeshyewe, yarafunzwe, yahuye na byinshi, ariko muri byose yagiye n'ubundi abona ukuboko kw'Imana.
iki gice cya 41 ni igice gitangira kivuga ku nzara, ariko mbere y'inzara habayeho uburumbuke mu bantu. Ubundi imikorere y'isi, akenshi abantu batangirana n'uburumbuke mu buzima bwabo, cyangwa se ibintu byabo bitangira n'ubundi bimeze neza. Niko byagenze no mu Egiputa. Igihe kimwe bagize igihe cy'imyaka 7 y'uburumbuke, abaturage bari bishimye cyane, kubera ko muri iyo myaka 7 yose ntabwo bigeze bamenya inzara icyo ari cyo, bari bameze neza. Ariko Yosefu yari atandukanye, kubera ko yari azi ibizaba nyuma y'iyo myaka y'uburumbuke 7. Ntabwo mu gihe cy'uburumbuke yari ahugijwe no kurya no kunywa, ahubwo yahugijwe no guhunika ibizatunga abantu mu gihe cy'inzara. Mu gihe Yosefu yabyaraga abana be bombi, uw'imfura yamwise Manase, bivuga kwibagirwa, ariko ubuheta amwita Efurayimu, ushatse wabyita kwibuka, kubera ko biravuga ngo yamwise, uwa kabiri yamwise Efurayimu, kubera ko yari afite umutima ushima Imana, avuga ati Imana yanyororokereje mu gihugu naboneyemo umubabaro. Ibi byose rero bifite icyo bivuze mu buzima bw'umwuka, mu buzima bwo kwizera Imana, kubera ko iyo umuntu avutse avukira muri iyi si, ariko iyi si umuntu aba avukiyemo, biravuga ngo aba apfuye azize ibyaha n'ibicumuro. Ushaka kubaza ngo si byo byaha bazira ni ibyande, ko aba avutse nyine nta n'ibyo arakora. Ariko iyo usomye igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, dusome Yesaya ibice 48. Igice cya 48, umurongo w'8, haranditse ngo ni ukuri koko ntabwo wumvise kandi ntacyo wamenye. Uhereye kera ugutwi kwawe ntikwari kwazibuka, kuko nari nzi yuko wariganije cyane, kandi wiswe umunyabyaha ukivuka. Mu gihe abantu mu isi bafata uwavutse nk'akamarayika, umuntu yavukiye muri iyi si, Imana iravuga ngo dore undi munyabyaha uvutse. Kubera iki umuntu yitwa umunyabyaha akivuka? Dawidi yabivuze neza muri Zaburi ya 51, umurongo wa 7, yaravuze ngo njye naremanwe gukiranirwa, kandi mu byaha nimo mama yambyariye. Imitima tuvukana ni imitima ya kamere. Biravuga ngo umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana. Ni umutima utumvira amategeko y'Imana kandi ntushoboye kuyumvira. Umutima wibeshya, ukabeshya na nyirawo. Biravuga ngo ushukana kurusha ibintu byose.
niyo mpamvu nta kintu na kimwe cyo kwiringirwa kiba mu muntu, nyamara Imana iratandukanye. Niyo mpamvu tuba dukeneye gusobanukirwa ngo ni ibiki dukeneye kwibagirwa, ni ibiki dukeneye kwibuka. Mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, Imana imaze gukura Abisirayeli mu Egiputa, yarabatongereye iravuga ngo ujye wibuka ntukibagirwe yuko wagomeraga Uwiteka uhereye umunsi nagukuriye mu Egiputa kugeza ubu. Kubera iki umuntu akwiriye kugira ibyo yibuka ariko akagira n'ibyo yibagirwa? Yosefu yita Manase umwana we w'imfura kwibagirwa, hari icyo byari bivuze, ndetse abisobanura avuga ngo ni Imana yanyibagije umuruho. Ariko ushaka kwibaza ngo ni gute yamwibagije umuruho? Mu gihe yari yagurishijwe na bene se, yabanje gutekereza nk'umuntu, ndetse yagize abwira abo bari bafunganywe ati nta cyaha nakoze, byagenze gutya na gutya, nugera ibwami uzanyibuke, uzamvugane. Gusa ntabwo uko yabitekereje ariko byagenze, kuko hari igihe Imana yaragennye cyo kugira ngo azave mu byo yari arimo. Kubera ko icyo Imana ivuze rero idashobora kubeshya kandi byanze bikunze igisohoza, Imana yarindiriye igihe cyayo. Kigeze, Yosefu yasohotse muri gereza, ariko avamo atari imfungwa, ahubwo avamo nk'umutegetsi. Yaje gutahura umutima w'Imana, amenya ko yaba we, yaba bene se, yaba se, nta muntu wigeze agira uruhare mu byamubayeho. Bene se bashobora gutekereza ko ari bo babikoze, ariko Yosefu yatahuye ko bitari byo. Niyo mpamvu iyo usomye Bibiliya ubona ko igihe kigeze hari ikintu Yosefu yatahuye mu buzima bwe kandi cyari gifite agaciro gakomeye. Iyo usomye Itangiriro igice cya 45, umurongo wa 5, hari ubuhamya Yosefu yahaye bene se, uravuga ngo none ntimubabare, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. N'umurongo w'8 arongera akabasubiramo ngo nuko none si mwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana, kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Ubu ni ubuhamya bwa Yosefu. Yari yaratahuye neza yuko nta kintu na kimwe cyabayeho kivuye mu bushake bw'umuntu, ni Imana yabikoze. Niyo mpamvu na mbere y'uko bene se bamugeraho, yari yaramaze kwibagirwa buri kimwe kigendanye n'uko umuntu yatekereza, ko mu mutima we hari hasigayemo imirimo y'Imana gusa. Ibyitwa umubabaro, ibyitwa kugambanirwa,
ibyitwa icyaha cyose yakishinje cyangwa yagashinja abandi byari byaramaze kuvaho. Nubwo bene se bashobora gutekereza ko bafite ibyaha, ariko we siko yabitekerezaga. N'uyu munsi hari abantu benshi batazi neza ko umurimo Yesu yakoze, ubushake bw'Imana bwatumye Yesu Kristo akuraho ibyaha byabo na mbere y'uko bavuka. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi babaho barizwa n'ibyaha, ariko Imana itandukanye n'abantu. Niyo mpamvu abantu bakeneye kumenya ibyo Imana yibagiwe, kubera ko yabirangije, bakamenya n'ibyo bakwiriye kwibuka. Bimwe mu byo dukeneye kwibagirwa ni ibyaha byacu, kubera ko Imana nayo itabyibuka. Igitabo cy'Abaheburayo igice cy'icumi gisobanura neza uburyo ibyaha byacu Yesu yabyitayeho, akabyikorera, akabikuraho. Ndetse iyo uhereye mu gice cya 9 aravuga ngo yabikujeho kwitamba. Nimba rero Imana ibyo yarabyitayeho ikabikora, igasoza ivuga ko itazabyibuka ukundi, ubundi abantu nabo bari bakwiriye kubyibagirwa. Dusome imirongo mike mu Baheburayo igice cy'icumi. Umurongo wa mbere uravuga ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganishije igitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Umurongo utangira uvuga ku nkuru z'ibitambo. Igicaniro ni ahantu batambiriraga ibyaha by'abantu. Bazanaga amatungo ngo atambirirwe ibyaha by'abantu, apfe mu cyimbo cyabo. Ariko biravuga ngo nubwo ibyo byakorwaga byari igicucu cy'ibyiza bizaza. Ibyo byiza rero ni ibihe? Umurongo w'icumi uravuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Hari ibyakorwaga mbere ari igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko ibyiza bije ntabwo abantu bari bakwiriye kuguma mu bya kera kuko byari igicucu. Ibyiza byaje rero ni Yesu Kristo waje akuraho ibyaha byacu. Biravuga ngo twarejejwe bitewe n'uko ariko Imana yabishatse. Ngo kandi tumaze kwezwa, ntabwo byakozwe ngo bihore bikorwa nk'uko byakorwaga mbere, ahubwo ngo byakozwe rimwe kugira ngo bibe bihagije iteka. Umurongo wa 14 ukavuga ngo impamvu nta yindi ni uko abezwa Imana yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Iki gitambo kirahagije. Ariko kubera icyo abantu bamwe batekereza ko ari abanyabyaha, bakibuka ibyaha byabo, batekereza ko umurimo Yesu yakoze udahagije, nabo hari icyo bakeneye gukora. Ariko iyo ukomeje ugasoma biravuga ngo umwuka wera nawe ni umugabo uduhamiriza ibyo. Ariko 17 na 18 ikavuga ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi, kandi ubwo ibyo bibababariwe, ntabwo abantu bagikwiriye kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Bitewe n'uko Imana yanyuzwe n'igitambo cy'ibyaha cyakozwe rimwe ngo bibe bihagije,
iravuga ngo sinzibuka ibyaha byanyu n'ubugome bwanyu. Ibyo rero ni ibintu by'ingenzi cyane. Turi abantu bakwiriye kwibagirwa ibyaha kubera ko n'Imana ntibyibuka. Iyo ukomeje ugasoma mirongo 20 uravuga ngo twegere dufite imitima yo kuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriyeho gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yagijwe amazi meza, dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko iyo uwasezeranije ari uwo kwizera. Imana yadusezeranije ibi ni Imana yo kwizerwa. Ubwo Sara yatekerezaga ko ari iyo kwizerwa, biravuga ngo byamubashije gusama nubwo yari umukecuru w'imyaka 90. Natwe iyo twakiriye ijambo ry'Imana uko riri, nubwo tutizera ariko tugatekereza ko Imana ari iyo kwizerwa, iri jambo rihindura ubuzima bwacu. Uwo munsi Manase avukira mu mitima yacu, tukibagirwa umuruho wose, icyaha n'ingaruka zabyo, tukamenya ngo ntabwo turi abantu bakwiriye kwibuka ibyaha kubera ko n'Imana ntibyibuka. Ariko hari icyo dukwiriye kuzirikana mu buzima bwacu cyangwa se kwibuka. Icya mbere tuba dukeneye kwibuka ni uko turi abagome. Nubwo Imana ivuga ko ibyaha byacu n'ubugome bwacu itazabyibuka ukundi, ntabwo bivuze ko byadukuyeho kuba turi abagome. Niyo mpamvu yabwiye Abisirayeli ngo ujye wibuka ntukibagirwe yuko wagomeraga Uwiteka uhereye cya gihe kugeza ubu. Nibyo turi abagome, yewe dufite ibyaha kubera ko muri kamere yacu nta kindi kibamo, ni ibyaha gusa, nta kintu cyiza kibamo. Ariko ibyo kubyibuka ntibiduha uburenganzira bwo kubyegereza umutima umugani wa ba bandi. Kubera ko icyo dukwiriye guha agaciro kuruta ibindi ni uko Imana yabyibagiwe, atari uko yibeshye, ahubwo kuko yamaze kubyishyurira. Kandi iduha irindi zina, iduha icyo kwibuka. Icyo kwibuka ni iki? Ni uko yatugize abera, ni uko yatugize abaziranenge, ni uko yatugize abana bayo. Mu gihe twibutse ijambo ryayo, isezerano ryayo ko ari Imana itabeshya, kuko idashobora no kubeshya, ibyo ngibyo biduhesha kubaho ubundi buzima. Mu gitabo n'ubundi sure gato muri Yesaya, igice cya 44, umurongo wa 21 w'igice cya 44 muri Yesaya aravuga ngo nuko Yakobo we, Isiraheli we, wibuke ibyo kuko uri umugaragu wanjye. Ni jye wakuremye, uri umugaragu wanjye, Isiraheli sinzakwibagirwa. Neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma, ibyaha byawe bikuyeho nk'igicu, ngarukira kuko nagucunguye. Biratubwira ngo wibuke ko uri umugaragu wanjye.
wibuke ko ari jye weyuye ibicumuro byawe, wakuyeho ibyaha byawe. Ibyo nubyibuka ungarukire, menye ngo ni jye wagucunguye. Yohana yabwiye abantu babwira ngo nguriye umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yosefu amaze gusobanukirwa Imana n'ibyo ikora, yaravuze ngo Imana yanyibagije umuruho kandi yampaye kurumbuka. Niyo mpamvu yise abana be bombi, umwe amwita Manase undi amwita Efurayimu. Nta kindi yashakaga keretse guha abantu ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze. Nababwira ngo Imana yanyibagije umuruho wanjye wose w'inzu ya data. Nubwo naremanwe gukiranirwa, nubwo navutse ndi umunyabyaha, ariko iyo miruho yose ishingiye ku cyaha n'ingaruka zacyo, Imana yarabinyibagije. Uyu munsi nyiri umunyabyaha, ahubwo ndi umukiranutsi. Akomeza abwira abantu ngo Imana noneho yaranyororokeje mu gihugu naboneyemo umubabaro. Kororoka ni ukugwira. Nyuma yo kwakira agakiza, Imana yaduhaye inshingano Pawulo azivugaho mu Bakorinto ba kabiri, aba ariho dusoreza igice cya 5. Abakorinto ba kabiri ibice 5, dusomaho imirongo mike duhereye kwa 17. Yaranditse ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Umuntu wese iyo ari muri Kristo. Iyo umuntu yizeye ijambo ry'Imana, rimwinjiza muri Kristo. Kandi kwizera ni ukumenya gusa ibyo Imana yagukoreye, nta kindi. Biravuga ngo uba uhindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Ya miruho iba ishize, bwa bunyacyaha buba bushize, biravuga ngo uba uhindutse icyaremwe gishya. 18 ikavuga ikintu gikomeye, iravuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Iri jambo ni ijambo rikomeye. Iyaba ibi byaraturutse kuri twebwe, twari kugira ubushobozi wenda bwo kubyiyambura, ariko biravuga ngo n'ubwo bushobozi ntabwo dufite, kubera ko aho byaturutse si kuri twebwe, byaturutse ku Mana. Yakoze igikorwa cyo kwiyunga natwe igikoresheje Kristo, ariko igikomeye ngo yaduhaye umurimo wo kuyunga n'abantu. Imana yagize umuntu wese umuvugabutumwa. Nta bundi buryo twakunga abantu n'Imana keretse kubabwira ibyo Imana yakoze ku bwabo, ibyo yabakoreye. 19 iravuga ngo kuko muri Kristo harimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro.
abantu batunze Bibiliya ariko bisa naho batajya bayisoma cyangwa bayibumbura. Tekereza umuntu ushobora gutunga Bibiliya imyaka 10, 20, ariko ahorana urubanza mu mutima we, yumva ko Imana izamurimbura, yumva ko Imana izamuhana, yumva ko ari umunyabyaha. Nubwo Bibiliya ivuga ko muri Kristo Imana yiyunze natwe kugeza aho itakitubaraho ibicumuro, ariko abantu baracyibuka ibicumuro byabo aho kwibuka ibyo Yesu yakoze. Igikomeye kindi ni uko ngo yatubikije ijambo ry'umwuzuro, cyangwa se yatubikije iki? Yaduhaye wa murimo wo kuyunga n'abantu. Ijambo ry'umwuzuro ni ijambo ry'ubutumwa bwiza, kuko nibwo mbaraga zihuza abantu n'Imana. Akomeza avuga ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Yosefu kuva yabyara Efurayimu nta kindi yakoze uretse guha abantu ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze kugira ngo abantu biyunge n'Imana. Yabwirije abavandimwe be, ababwira ko nta cyaha bafite. Nubwo icyamubabaje ari uko bamaze igihe kinini biyorobetse ko babyemeye ariko batarabyemeye, ariko ntiyabuze kubabwiriza yewe na se, kugira ngo babashe kubaho batekanye. Natwe Imana yaduhaye uyu murimo, ndetse n'ejo Imana yaduhaye uyu mutima mushya kugira ngo twibuke. Hari ibyo dukeneye kwibuka, hari n'ibyo dukeneye kwibagirwa. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye, tugushimiye urukundo wadukunze rwatumye uduha Yesu Kristo umwana wawe, kugira ngo yeze ibyaha byacu, kugira ngo atwibagize icyaha n'ingaruka zacyo n'umuruho wose uturuka kuri cyo, ariko aduha ubundi buzima bushya bwaho tubaho turi abana b'Imana, dufite gukiranuka kw'Imana, kandi tubasha no kuguhesha abandi. Iki cyumweru turi gutangira, turagusaba kugira ngo uyobore imitima yacu aho turi hose, duhe kuzirikana ijambo ryawe, twibuke ijambo ryawe, twibuke isezerano ryawe, kandi uduhe kwizera ko ibyo utibuka, ibyo wibagiwe, ntabwo ubeshya. Niba waravuze ko ibyaha byacu utabyibuka, ntabwo ubyibuka. Turagushimiye rero, dushyize mu biganza umunsi wacu, mu biganza byawe, n'iminsi yose isigaye y'ubuzima bwacu, kugira ngo uzayoborwe nawe. Byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.